yitwa imbere ivuga ko udasenga ibigirwamana ntukabikorere kuko Uwiteka Imana yawe Imana ifuha. Impamvu Imana ifuha, Imana ifuhira ibyiza byayo, ifuhira gukiranuka no kwera kwayo. Yafuhiraga amategeko yayo, igafuhira n'ubumana bwayo. Mu rukundo rero ngo mu bantu bakundana, nibaza yuko mugenzi wawe akoze ikintu ubwawe kitaguhesha icyubahiro, kidahesha Imana icyubahiro, ko wabifuhira nta kibazo kirimo. Bitandukanye na kwa gufuha ko kubona umugore wawe cyangwa sheri wawe cyangwa fiyanse wawe sinzi agiye nko ku kazi wenda ahuye n'umuntu aramusuhuje ngo bamaranye iminota ibiri ugahita ubigiraho ikibazo. Hari abagira imijinya ariho hava kwa kundi abantu bicana mu miryango akamutura umujinya atazi ibyajyaga mbere aho ngaho. Ni byiza kubanza gusobanukirwa ni iki kijya mbere hagati y'umukunzi wanjye n'uyu muntu bahuriye. Ese ni impamvu nziza cyangwa ni impamvu mbi? Na mbere y'uko avuga ngo ubirakariramo cyangwa se isukari izamuka, banza uramubaza impamvu. Kuki n'uyu muntu bimeze gute? Kandi ubimubaze mu rukundo utamucira urubanza, nibwo azagusubiza neza. Numubaza uri kumushinja wowe ngo ureba ngo uri kumwe na Kasiye ngo none mubaze ese Kasiye nari iki? Urumva iyo mvugo itandukanye na ya judgmental speech cyangwa talk. Nubigenza gutyo nta kibazo muzigira mugira. Imana tugire neza. Amen. Ndumva uburyo bivuzemo ntabwo byo twabisobanuyemo ubushize, kwerekana yuko burya ku mpande zombi bagomba kubakana icyizere. Icyizere ni ingenzi. Ariko rero niba mu by'ukuri none se uwo mudamu bazasobanurira ku kazi azakora ahantu h'abadamu gusa, niyo kuvuga ngo ibyo ntagomba kubyishyiramo, ahubwo icyizere twabonye uko hagati muri mwebwe mubakana icyizere. Ndetse n'abahawe urugero nibabwira ati nagiye kwiga nsiga umudamu umwe, hanyuma noneho babwira yuko kuva icyo gihe ntatekereje ngo ntekereze ngo mbese umudamu wanjye ari he, abana nabo bameze bate. Oya, impamvu niyi nari mwizeye. Iyo mufitanye mwubaka icyizere ukamwita nawe kwizera, ibyo ngibyo byo kwanga udakwiriye ntabwo biza. Ariko kwera ko rwose urabona iyi telefone mu buryo bwo kwibungabunga mu rugo ndayifuhira. Iyo umwana ayikozeho nkurikirana uburyo ari kuyikoresha kugira ngo atagira ati atayangiza, kuko nibwo buzima bwanjye. Nayangiza ariyo impakazi ka buri munsi, bizongera kunsaba imbaraga nyinshi n'amafaranga menshi kugira ngo nongere kwibona. Kubera iyo mpamvu rero mu buryo bwo kwibungabunga ngomba kwifuhira nk'uko mbere data ari kumosheho. Rero ndumva aho ngaho nta kibazo gihari. Reka dukomeze hepfo haravuga ngo ko hari igihe uvuga ibibazo byawe mu rugo cyangwa se ahantu runaka, ingaruka zikarushaho kuba nyinshi. Ni ryari umwe akwiriye kuvuga ibibazo bye? Ni kuri bande yabivuga cyangwa ni gute? Avuze ikibazo cyangwa se ashatse kugikemura, ibibazo biravutse birushaho kuvuga. None muri ubwo buryo ni bande yavuga icyo kibazo yabikora ati? Ibyo byose twagiye tubona mu cyumweru gishize, muri iki cyumweru gishize aho twagiye tugana ibyigisho bitandukanye. Ntawagira icyo wavuganye ibyigisho ntacyo yabivugaho. Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri twabonye yuko guca bugufi mu rugo hagati y'umugabo n'umugore, gukemura ikibazo umuntu aciye bugufi. Guca bugufi ni mu buryo buryo. Niba hari ikibazo wamaze kubona, banza wisunge Yesu mu by'ukuri umushyira imbere y'ibyo byose. Kandi nanone nuhamagara umudamu, niba ari umudamu ukora ikosa tukamushinja ako kanya. Twabonye yuko iyo watatse mugenzi wawe ku bwa kamere nawe arakwataka, twayibonye. Ahubwo noneho mwihererane, mujana ahantu biherereye, hanyuma noneho aho abantu bose n'aho abana batari mu biganire.
iciye bugufi ndabona bimeze gutya na gutya na gutya, none sheri dukoze gutya ntabwo byagenda neza, kamubwira utarakaye kameze nk'inyamaswa. Muri icyo gihe twabonye yuko iyo bikozwe gutyo binyuze mu nzira y'Imana, aho kugira ngo bije hejuru rwose ibibazo bigenda bikemuka gake gake. Iyo byaraniranye rero habamo ubufasha, habamo ubujyanama, ndetse binageze n'igihe itorero birirenze. Twemeze iyo birenze n'itorero, itorero ryemera yuko bija hehe, bija mu maboko ya leta. Iyo bigeze mu gihe abantu bari kuvuga ngo ndakwica mu gihe cyo kwicana, ibyo ngibyo bijana hehe, bija mu maboko ya leta. Leta nayo ifite ubujyanama bwayo, inzira zayo. Muri izo nzira zose umwuka w'Imana aba ari kugendagendamo, kuko ufashwe n'Imana igisubizo kiraboneka. Ikibi ni ugushaka kwikemurira ikibazo ku mbaraga zawe, naho buryo Imana ishimwe ni kubona hari amene data ahari intervention hari ni yihuta kugira ngo ayunganire. Shaka kuri iki kibazo ariko mu buryo bwo ikindi yavuze ngo ese wabibwira nde? Abantu bajya bakunda kuba bumva yuko bakemurirwa ibibazo n'abandi, kandi niba muri fiyanse muri abafiyanse biba byiza yuko ikibazo mwagiranye ari namwe mugikemura, instead yo kureba undi muntu ushobora kugikemura akakibakemurira. Ariko by'umwihariko ndashaka kugaruka ku kindi, mu gihe habayeho ibyo bibazo mu muryango, hari icyo twize ndakeka mwese mutari muhari muri kino cyumweru gitambutse. Yavuze yuko hari igitabo yatweretse, by'umwihariko akoresheje amashusho, yatweretse yuko mu gihe habaye ibibazo mutari kumvikana, byaba byiza wowe nawe mwicaranye mukavuga ngo dushake urupapuro, sibyo, buri muntu yandike defozo cyangwa se icyo ari kubona kuri mugenzi we kitari cyiza, sibyo. Niba ndi kumwe na Sine nkamubwira ngo ndi kubona wenda ibintu bitari kugenda neza, sibyo, ntabwo uri gukora ibi ngibi, ntabwo iki nkabimenjoninga nkabilistinga, sibyo, and then nawe yiherereye akandika nawe ibyo kuri njyewe bitari kugenda neza, sibyo. Then yavuze yuko mwicara mukabiganiraho, then mukasasizore sinzi na muri kubyumva, nta mbereka ntaki ntabikuta ati nkakubwira ibyo wankoreye cyangwa se ibyo ukora bitari byiza, nawe ukambwira, then mukareba ese tubikemure gute. After mukafata za mpapuro mwanditseho bya bibazo, ya madefu yanyu mushaka gusoma, sibyo, mukazitwika, then mubwira Imana ngo iyi migambi twihaye yo gukemura ibibazo mu ntambwe zacu, dukemura iki bino bibazo, and nyuma mukivaluating, hakabaho evaluation, ese bya bindi byarakemutse, za defu zarakemutse, ibyo bizarushaho kubafasha rwose. Reka rero dukomeze. Epfo aravuga ngo ikindi kibazo kiravuga ngo ukwezi kwa buki ese muri iyi minsi kuracakurikizwa, ko usanga umugeni ashingirwa iminsi ingahe cyangwa se iminsi mikeya akaba yatangiye akazi, biremewe? Turutisha igihe ufite igisubizo mu buryo bwihuse natunganye. Murakoze cyane. Ku kwezi kwa buki twabonye byiza byabo kugira ko abantu bashinze urugo vuba, ni igihe cyiza cyo kugira ngo bamarane, batembere, basangire bari kumwe, ni igihe cyiza cyane. Ariko nabaha senari abana wandishije sekonderi yari kwiga masters, yari umukobwa,
yaje gushyingirwa avuye gukora ikizamini cyo muri karasi. Yarateze ngo yaraje gukora ikizamini muri karasi, byari byo kuba mu myiteguro no kugira nawe urabyumva nyine ukuntu byari bimeze. Yaje ariko bitewe n'ubuzima turimo n'ukuntu isi iri kudutwara n'ahantu turi kwerekeza, hari igihe uku kwezi kwa buki ushobora kutuzura cyane ko atari ko kwagena iherezo ry'umwezi. Ndumva uyu musore mu by'ukuri arahuranije yerekana yuko urabona tuvuge uri kwigisha, urashingiwe, none se uratekereza yuko ikigo kiraguha ukwezi kose? Aho birashoboka. Nese kiraguha ibyumweru bibiri byose? Hari iminsi mikeya yagenwe itarenze 5 ngira ngo hari nyine n'itanu aho ngaho, hanyuma no mugasura hehe, mugasura ku kazi. Rero burya rinde domiye ukwezi kwa buki, nuko wabona ukwezi kwa buki, ariko uko gusubira ku kazi ntabwo bivanyeho ko ubuki bugize ute bukomeza kuhaba. Niko bimeze rwose, ni ukuri. Reka hano hasigaye ibibazo ndi kubona kuri runo rupapuro, ndi kuhabona ibibazo 8. Reka rero ngiye kujya ndasoma, hanyuma noneho tubisubize none mu minota 8 ngo twifishigiye. Tubisubize mu minota 8, wacumvishe atwunganire. Ushobora no kuza inshuro nyinshi, nta kibazo gihari. Hano reka nsome, haravuga ngo niba bishoboka tubane n'abantu bose amahoro. Ese ko usanga muri iki gihe akenshi urubyiruko bakora ikibi, tubigenze dute? Tubane nabo, muduhe inyunganizi. Nacyo ni ikibazo cyiza. Reka rero ucumvise mu buryo bwihuse azana twunganire. Ihute. Murakoze cyane. Ntabwo Yesu ari gutanga umucyo kuri icyo kintu yavuze ngo ntabwo abasengeye abigishwa ngo bave mu isi. Bibaye ibyo birashoboka ko twava mu isi, ahubwo ikintu yavuze ni uko twakwirinda gukora nabo, ndetse no mu kubana nabo niko turi amatabaza muri bo. Nubwo icyo kintu mu by'ukuri gikomeye, tugiye kubihaho wenda tuzagera n'abakristo, ngira ko nta n'umuntu uri perfect ku buryo bwuzuye mu byo atakora iki cyangwa se n'ahantu ntazi zitamugeze. Ahubwo ikintu kubaho, ese niba turi kujyana, niba tujyana niba ajya mu kabari akavuga ngo tujyane uri bweme, ariko kuba inshuti ye cyangwa se mu mibanire yindi isanzwe social, birashoboka ko mwabana, ariko ingeso zabo zo umuntu akaba kuzirinda. Ndumva tutareze aho ngaho, uvuga ngo ntabwo imana dutandukanije, ahubwo bana na mugenzi wawe, ndetse misiyo yawe yo kumufasha. Ariko noneho ukora ko umuntu w'Imana wamaze gusobanukirwa uzi kibi n'icyiza, urinde ingeso ze zidakwiriye, ariko noneho ubane nawe. Ko Yesu Kristo kugira ngo turokore yaraje hano kuri isi, iyo duhunga se yagomba kuturokora. Reka dukomeze. Ikindi kibazo kiravuga ngo ese ko usanga iyo amakimbirane abonetse mu muryango akenshi amaherezo ari ugutandukana, ni iyihe nama mwaduha? None se igihe uba yateje ibyo bibazo adashaka guhinduka cyangwa kwemera ikosa, hakorwa iki? Byagenda bite? Ntagire undi gutunganya uburyo bwihuse. Niba mu rugo hajemo amakimbirane, none ibibazo bikaza, uwakoze ikosa ntiyemere ko yakoze ikosa, none byagenda bite muri icyo gihe? Ndikubona Eliza hano ahari. Mana nziza kandi ibihe byose, murakoze cyane. Amagambo make tworoherane. Wenda impamvu n'abanyarwanda bavuga ngo nta ngwe ebyiri mu gicu, bivuga ngo niba ubona nyirabayazana cyangwa se ufite ikibazo atari kucyumva, gerageza guca bugufi kugira ngo
ubashe gushyikira nyine kwa kutumva ibintu kwe, noneho nyuma wenda muri ubwaborohera no kumvikana bizagenda neza, kandi ntekereza ko bizatanga igisubizo cyiza. Murakoze. Ni byiza rwose rero ndaduhaye igisubizo cyiza, ni ukuvuga ubworoherane. Ubworoherane niba uri umuntu w'Imana uzaca bugufi. Mu byigisho byashize twabonye yuko iyo bigeze aho ngaho umugore w'umukristo aca bugufi, noneho akareka ibyo umugabo ahagazeho niba bitangiza amategeko y'Imana akamurerekera. Rero n'umugabo nawe nuko niba ubona ko bikomeye, umugore we yanze kuva ku ikosa, yanze kwemera ikosa, nta mpamvu yo kuzamura hejuru. Nuzamura hejuru urasenya byinshi, ariko nuca bugufi ndetse ukaba ubyihoreye, hari igihe ejo byaba byagize Imana yaba yakoze ibitangaza. Rero ikoroherana mu rugo ni ikintu cy'ingenzi, indangagaciro ikomeye cyane ituma ibintu byinshi bikemuka. Hano reka nkomeze nsome. Hano aravuga ngo ese ko mu kurambagizanya kwa Isaka na Rebeka hakoreshejwe ikimenyetso, ese twe ni ikihe kimenyetso twasaba Imana? Wagira icyo kivuga mu buryo bwihuse. Ni ikihe kimenyetso twasaba Imana? Kubona je kujya hariya yihuse, ni yihute adufashe nanone tujare n'igihe mu buryo bwihuse. By'ukuri mu gihe Isaka yarimo bitandukanye n'igihe turimo muri iyi minsi. Rero intare idatanga inama ko ugiye ugeze mu gihe cyo kurambagiza ugomba gukwisa amasengesho inshuro 3. Iyo Imana igwishurira ibyuho nayo by'ibimenyetso ni ibyo muri icyo gihe nyine. Ni ukuvuga ngo ikimenyetso ni umwuka w'Imana yadushiriyeho kuba ikimenyetso n'ijambo ry'Imana. Iyo turikurikije twakuze inama twagiye dusoma mu bitabo by'umwuka w'abahanuzi, muri Bibiliya yera, ibyo byose twashaka kutwasa nk'uko umuntu yatabivuze. Imana kwa mwuka w'Imana agenda yinjira mu bitekerezo byawe, agenda kureka gikwiriye n'ubujyanama bwose ku bantu baha Imana itanga ikimenyetso. Ikindi kibazo ngo igihe umusore cyangwa umukobwa ari mu gihe cy'irambagizanya, ni ngombwa ko abigaragariza abandi. None se uwakundanye akwiriye kubyitwaramo ate? Ngo mbese ni ngombwa ngo abigaragarize abandi? Ngo none se uwakundanye akwiriye kubyitwaramo ate? None ntabemo ubufasha kumvisha kino kibazo, ariko ntabwo abakobwa bari kuza, sinzi impamvu. Bari kumviraho gusa rwose kandi bafite ibisubizo. Nabo nibadufashe. Wumvishe ufite dufashe. Ubona hano byadufasha. Imana ni nziza kandi ibihe byose. Yego buriya rero uko byagera kose urubyiruko tunakunda kugaragara. Urabona ko tubona bamwe ko tunabizi cyane, ariko umukobwa iyo akunzwe bityo umusore umukunda akagaragaza abandi ko mukunda, umukobwa arushaho kumukunda cyane. Yari ko bizi, ariko wowe ufite uko bizi. Reka dukomeze rero kwigaragaza. Kimwe kinavuga hari icyitonderwa aho ngaho, kuko buriya hari icyo kagize kuvuga cy'agahararo twakibwaho kare. Iyo ari agahararo gutyo ukanabigaragaza, none naho uzavuga ati ushobora gukunda umwe 20 ndetse n'ijana bakagera. Ngaye baze mu munsi wa mbere ukunze uwa mbere tukaba tubizi, bugacya mugashwana ugafuta wa kabiri kugira mu ijana. Ni ikibazo gikomeye cyane. Ni byiza ko rero bigaragara cyangwa se bimenyekana mu bivuga utoke. Hari abandi bundagara, hari icyo maze ndi kubona ko nyuma ya kose ubona ashaka ari gurana n'umutima wanjye. Murakoze. Nibyo umusore yagize mu buryo bukwiriye. Ni ukuvuga ngo iyo kugaragariza abandi igihe kiragira bikagaragara rwose. Igihe kiragira bikagaragara cyane cyane iyo mwavuye mu gika cyo kurambagizanya ku mpande zombi mwamaze gufata umwanzuro. Iyo mwamaze gufata umwanzuro rero wo kurushinga, ni ukuvuga uko byamera kose abandi barabimenya. Ndumva tutarenza aho ngaho. Hari n'icyo bita muri kino gihe ngo gutera ivi,
yenda nibwo abasore mubizi ariko ibyo nabyo birahari. Iyo ntabwo byajya ariko burimo. Reka dukomeze. Ese ko mwatwigishije ko guhitamo uwo muzabana icambere ari urukundo nyakuri, nabwirwa n'iki ko uwo ndambagiza amfitiye urukundo nyakuri? Nabwirwa n'iki ko ndambagiza amfitiye urukundo nyakuri? Nagire wihuta agire inyunganizi aduha kuri kino kibazo. Umukobwa ije gutomboza. Reka mbere kuri Elida. Mana ni nziza. Inama nyine ni ijuru ribikwereka. Icyo nama nsaba ni uko mugomba kuba iruhande rw'Imana. Imana ni nziza. Ni ukuba iruhande rw'Imana niyo ibasha kuguhishurira ikakwereka waba uzi kuri muri icyo gihe ko ari ukuri koko kandi abagukunda by'ukuri. Reka mube hafi y'Imana nibyo nabwo. Cyane rwose. Reka nanjye gishorongera. Imana ni nziza. Muribuka umudamu w'uyu mupapa igihe aza kutubwiriza? Murabyibuka? None se turi kwibuka ukuntu yagiye amugerageza kenshi kugira ngo amenye niba ari umusore nyakuri yifuza. Murabyibuka? Rero kugira ngo nyine turasenga ariko nanone kugira ngo umenye umukunzi wawe koko niba ari umukunzi nyakuri kugira ngo ukanamugerageza. Kugerageza mu rukundo birakora. Hari igihe umugerageza ukamuha umutego ukareba ko awuvamo, yabashe kuwutsinda nyine nawe urakomeza ugakomeza. Uwo mudamu wabwirije ni wa Etienne. Wa Etienne wabwirije igihe. Ni ukuvuga ngo inama nta bundi buryo uretse kwisunga inama z'Imana. Mwene data ariko hari ikintu dukomeje gushyira hejuru twenda kumwima ijambo niyihute. Hari akantu gato nashaka kuvuga, ntabwo ngiye kubivuga byose kuko ni birebire, ariko nyine kuri icyo kibazo cyo kugira ngo ni gute wamenya ko umuntu agukunda by'ukuri. Hari ibintu byitwa 5 languages of love. Abantu bari bari Nyagatare umunsi urusengero barutaha, umupasiteri wigisha icyigisho ibyo ndabivuzeho. Rero muze gusakira kuri internet 5 languages of love, muraza kubona ibintu bitanu. Ibyo bintu bitanu ibyo bintu biranga urukundo ku isi yose igihe Adamu na Eva bari muri kugeza n'uyu munsi. Muraza kubibona kandi murasanga ari byo. Harimo no gutanga ariko. Angaha gikomeye kidufasha nuko mu mpande zombi nukubana n'Imana. Yubane n'Imana, inama z'Imana zinyura mu bitabo by'umuhanuzi, impanuro zitandukanye. Ibyo ngibyo mu by'ukuri bituma ugukunda nyawe ubariye nuko Imana yamugaragariza. Rero ndumva tutaneza ngaho kadukomeza. Ese nibihe bintu by'ibanze umusore akeneye kugira ngo atangire kurambagiza uwo bazabana? Nibihe bintu by'ibanze umusore akeneye? Mbese umusore akeneye iki by'ibanze? Wenda ngwino hano umusore. umunsi umunezero. Ku bigaragara ni amafaranga ikintu cyane. Amafaranga uvuga ngo muzabigerageze ntacyo, uzabigerageze nta mafaranga urebe ko ntabwo byakunda pe. Ahubwo nyine
bwa mbere batubwiye yuko iyo umaze kugeza igihe nyine wumva wafata inshingano kuko cya kibazo cya mbere cyabivugaga bya bindi byose batubwiye ubu byujuje, ndumva icyo ari igihe cyiza nyine cyo kuba nawe wajya mu rukundo ukanabageza, byagiye wumva nawe amarangamutima yawe biguhatira. ahangaha mu by'ukuri ikintu cy'ibanze umusore akeneye cy'ibanze atangiriraho ni ukubana na Kristo, ukabasha mugira inama, siko bimeze, ukabasha mugira inama. Ibindi byose biba bihari ababizi, nk'umusore ababizi, ariko ibyo byose iyo ari kumwe na Kristo ibintu bigenda neza. Hariho n'abasangana bafite ubusa rwose, ariko kubwo kubana na Kristo nuko banakuze bari macuwa bagafatanyiriza hamwe kugira ngo bubake urwabo. Rero Imana iyo uri kumwe nayo ntakubisa. Ikindi kibazo, ese ko atari byiza guhorana n'abo dukundana mu gihe cy'iyambagizanya, none duhujwe n'ibikorwa byo kwiteza imbere, byo biremewe. Urugero rwo gufatanya imishinga runaka itandukanye, aho naho muduhe inama. Ubu aho bigeze ngiye kujya ntomboza, mushyire hejuru ya mutigure. Ndi kubona hano Elida yashyize hejuru. Imana ni nziza kandi ibihe byose, kimwe navuze hano naherutse mvuga ko mu gihe bigaragarizwa abandi ari igihe uvuga uti uko byamera kose hari ikiri kujya mbere. Kuko ibyo ntekereza ko aho ngaho mubona ko hari icyerekezo muri kugira, kuko mwakora imishinga ngo nta kibazo cyaba kirimo, kubera ko muvuga ngo uko byamera kose imbere hari bizaba bimeze. Kubw'ibyo rero umunsi wa none niba ufite umushinga runaka, aho kugira ngo ujye gutumira undi muntu wo ku ruhande dufatanye, urashaka ko mwafatanye, niko bitekereza. Mbese ni ukuvuga ngo ahangaha biremewe. Ni ukuvuga ngo birashoboka ko warambagizanya n'umukobwa cyangwa se umusore mubana ku kazi. Ibyo rwose birashoboka. Mbese niba muri ku kigo muri kwigisha hamwe, umukobwa n'umuhungu mugashimana, ndetse no mwasangana. Ibyo rero birashoboka rwose iyo mubikoze mu muco, mubaha Imana, ibyo ngibyo nta kibazo gihari. Dukomeze twize ko tugomba gushakana n'abo duhuje kwizera. Ese igihe abo duhuje kwizera batadutereta, nkibonera umusore ahandi haba mbona imyaka irimo kunsiga, ni iyihe nama mwaduha? Nacyo ni ikibazo rwose cyiza cyane. Ni ikibazo cyiza cyane tudakwiye kwirengagiza nk'abasore n'abakobwa. Murakoze. Muri Bibiliya no mu buhanuzi n'ibindi bitabo byinshi bivuga ku byerekeye no gushyingira, mwari nawe tuwe avuga ko ikintu cya mbere mu gihe ureba nk'umugore ujya gushyingira, ikintu cya mbere ni ikihe? Abasohoka bumva ko muhuje kwizera. Noneho Bibiliya yo mu isezerano rya kera no mu isezerano rishya ibyita icyaha ngo ni icyaha kiri mu byaha byatumye abisirayeli bajya mu muriro. Rero icyo kibazo uko byumvikana cyabajwe n'umukobwa ntabwo ari umuhungu nyine, kuko nyine yavuze ngo bataza kudutereta, kandi abakobwa ntabwo barateretwa. Rero ntekereza ko ikibazo cy'ikintu cya mbere umukobwa agomba kwibaza, kuba nta bahungu bari kundireta, ikibazo singera yewe ni ibiki mfite biri gutuma abahungu batari kuza kundireta? Ni ibiki nkeneye gutunga? Kuko kuribuka ko twabonye bwa mbere, twabonye ko ibintu bigomba kukwereka ko ugeze mu gihe cyo kurambagiza ni ukwimenya wowe ubwawe. Iyo wabashe kwimenya rero, ugenza ingero nyinshi z'abakobwa bahuye n'ibyo bigeragezo,
abasore benshi badahuje kwizera bakaza kubarambagiza kandi bakabanga bagakomeza gutegereza uw'Imana izohereza. Uko byagenda kose ndamutse n'umukobwa umusore tudahuje kwizera akaza kundambagiza uwo aturutse kuri Satani ntabwo bari ariko uku ni ukuri nubwo mu matwi ya benshi kuri kurya ntabwo kukwakira rwose ariko mu bintu twabonye mu kurambagiza muri bya bintu byo wa mwanditsi yanditse hajemo no kwihangana. Ugomba kuba ushoboye kwihangana gutegereza kuko ubwo Imana yaguteganyirije uje kwizera ariko ntidukomeza kuba batari kuza ikibazo cyane ariko kurambagiza no udahuje kwizera cyangwa kubana nawe urupfu rw'iteka ryose. kubona Imana ni nziza.